Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzakorera imwe duhite dutsinda. Ese ni ukubera iki dukosora ikizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, uba wakosora kino kizame kimaze gukorwa kimwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda, ikintu busabwa ni ukubonera ku gihe ikizame cyose kiba cyakozwe ukagikosora, kugira ngo ujye ubona ikizame cyose kimaze gukorwa. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najye cyaho ikizame kimaze gukorwa ugahita ukibonera ku gihe. Nashyiraho isomo, murabizi ngenda mbashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ukajya urahita uyabonera ku gihe. Na posting ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame ugahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Rero mbere y'uko ureba ino video jya aho hantu handitse subscribe uhakande kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Mbibutsa ko ushaka code cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online uratwandikiye cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 tugafasha kwiga mu buryo bwa online. Bikorwa bite? Uduha amasaha abonekaho ku munsi ukatubwira ati mboneka saa 2 z'ijoro. Iyo amasaha ageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Iyo ushaka code ho biroroshye, aho waba rose mu gihugu mu gihe kitarenze iminota 3 iyo ufite ibyangombwa ndangamuntu hafi ubu umaze kubona code. Twabona ko umaze kubona code ukatwandikira kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha tukajya tugiguhera ku gihe. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose gikosowe ujye ureba ko ugikoze kubyo nikiramuka kije mu kizame urakora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, uba wajya mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Niyo mpamvu uri kubona abanyeshuri benshi bari kujya gukora bagakora rimwe, bavumbuye ibanga ikizame cyose gikozwe bahita bagikosora. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Kuyobya umuhanda, abayobya umuhanda ryari? Hari impanuka yabaye mu muhanda nk'ikimodoka kinini kigwa mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya. Cyangwa se akaba ari igihe cy'imvura, hakaba hari ibitaka byagiye bigwa mu muhanda birawufunga, nabyo bikaba ngombwa ko bawuyobya umuhanda. Rero kugira ngo bagaragaze aho hantu bayobereje umuhanda bakoresha ibyapa. Ese icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ati? Aravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye kino kizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu baba bashatse kuvuga bashatse kwa ngo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ari wari kujya mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizame kiba cyakozwe bwa mbere, ubusanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ikizame cya mbere duhita tukibashyira kwa ino YouTube channel yanyu. Hano ndekeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Kiba gifite ubuso bw'amabara y'ubururu. Nukubera iki? Nukubera ko kino cyapa ari icyapa gitegeka, kiba kiri kukubwira tugomba gukikira cyangwa ugomba guhita uca mu muhanda bakweretse, nta yandi bahitamo ufite, baragutegetse. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ari byo bari batubajije, n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo A, ubururu. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo, ndakeka ko waramuzwe yandika ku papuro. Uramutse ufite ikibazo ku byapa, iyo video namaze kubakorera so ku YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? Arabanga ibyapa biyobora n'ibitegeka. Ndakeka ko ibyapa biyobora murabizi, niba mwararebye iriya video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, biriya biba byanditsemo amazina y'uduce, nibyo byapa biyobora. Ibyapa bitegeka nabyo ni bya bindi bafite ishusho y'uruziga,
ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, hagakurikiraho ibyapa biburira. Aho ni kuri B, bari kutubwira ngo ibyapa biburira n'ibitegeka. Ibyapa biburira ni bya bindi biba bifite ishusho. Iyo bavuze ishusho, ese uri kubona icyapa ari mpande enye, ese uri kubona ari mpande eshatu, ese uri kubona ari uruziga, bya bindi biba bifite ishusho rero ya mpande eshatu nibyo byitwa ibyapa biburira. N'ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga. Sega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza bya bindi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ndetse n'ibitegeka. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo washatswa ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntiba ari igisubizo cyanyacyo. Se ku mihanda ibyapa bikurikira niba biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ubonye igiye kugihitamo, utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugize kuri 20 euro kugira ngo kino kizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ese waramaze guhitamo C, ibyapa bibuza n'ibitegeka? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo, ibibazo biragaruka. Nikiramuka kije uhita ugikora. Erega niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe, nuko tuba tuzi ko nujya mu kizamini mu kanya urabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye. Mbibusa ko kode ziri koneka aho waba rose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze tukwigishe mu shuri, aho waba rose mu gihugu turakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, tukagira imyitozo iteguye neza dukurikije bino bibazo bakunda kubaza cyane. Wazagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa gute? Uduha amasaha aboneka ku munsi akunogeye, ukatubwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba. Iyo masaha yageze tuba twarakwanditse hano n'amasaha abonekaho, tugahita tuguhamagara, tugahita dutangira tukakwigisha. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko hano mwari mwamaze guhitamo C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ibinyabiziga biherekenyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekenyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo ndegereze neza, hagati y'iyo mirongo hakaba nibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko mwese mwabibonye mwa kiriya gihe turi kwamamaza umukandida. Hano ukuntu byagendaga, biriya binyabiziga byabaga byatonda umurongo urenze metero 500. Niyo mpamvu byabaga byagabanyijwemo amatsinda. Ririya tsinda naryo riba rigomba kuba rifite uburebure bwa metero 50. Itsinda riri imbere n'iriri inyuma, wa mwanya uba urimo hagati naho n'uba urenze metero 50. Ariko ibyo byo kugabanyamo amatsinda ibinyabiziga birengeje metero 500 bari kutubwira ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubera ibinyabiziga, itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. Aravuga ibinyabiziga bya polisi biherekenyije. Ndakeka ko mujya mubona ibinyabiziga bya polisi. Beka ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, ibinyabiziga bya polisi biherekenyije, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, ibinyabiziga by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro. D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bya gisirikare cyangwa by'abasirikare biherekenyije mu nsisiro. Bino binyabiziga bya gisirikare cyangwa by'abasirikare ntabwo bigabanywamo amatsinda. Biba bigomba gutonda umurongo umwe, nubwo byaba byatonda umurongo urenze metero 500, ntabwo bigabanywamo amatsinda. Biba bigomba kuba biri ku murongo umwe. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo B,
ibibazo biragaruka nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora kugira ngo ujye ubona ikizami cyose tumaze gukora, kugira ngo ujye urabona kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga. Abantu benshi bari kujya mu kizami bagahita bambwira ngo koko cyaje. Ni ikibazo kiba kiri gukunda kuza nkakunda kugipostinga. Niba uri hafi gukora vuba aha jya aho hantu handitse subscribe hakande, ningenda cyaho kiriya kibazo kiri gukunda kuza mu kizami urajya uhita ubona notification ugikosore, ahasigaye nugerwaho ukagisanga cyaje mu kizami urakora uhita ugikora kitakugoye. Ndakeka ko mwamaze kubikora. Rero ndakeka ko mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba iki? Nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, beka ngo abaherekeza babiri, se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese abaherekeza ni iki? Ndakeka ko mujya mubona uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ukabona umuntu atwaye imodoka, ukabona atwaye nk'imizigo, ukabona hejuru y'iyo mizigo hari umuntu uyicaye hejuru. Bara nibo bita abaherekeza, ari naho numva bari kubita ngo ni batandiboyi, ariko nibo bita abaherekeza mu Kinyarwanda cyiza. None hagombwa iki? Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, beka ngo abaherekeza babiri, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? A iravuga ngo ibinyabiziga birenze kimwe. Aho ni kuri A. Beka ngo ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, seka ngo ibinyabiziga birenze bibiri, deka ngo B na C nibyo. B ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C ibinyabiziga birenze bibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora, haba abaduhamagara, haba ababyandika muri komenti, haba abatwandikira badushimira. Na ino minsi abenshi bari gutsinda, ni wowe utahiwe. Rero bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe muzajya muhita mukibonera ku gihe. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya ndakiraho ukagira uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ntutungurwe no kugira mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa cyacu gifite ku buhe buryo? Ese uri kubona gifite ishusho isute? Wowe turi gukosorana kino kizami, ese kino cyapa gifitiye ishusho? Ese gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese ni uruziga? Ese ni urukiramende? Cyangwa gifite impande nyinshi? Icyapa kivuga, kino cyapa rero gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho bari kuvuga ese uri kubona kimeze nk'uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kivuga iki? Aravuga ngo aho imihanda ihurira, kikaba kikwereka ahantu imihanda iri guhurira. Beka ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Beka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho imihanda ihurira n'inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiba kivuga ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere uba muto.
ariko uba muto bitewe n'iki? Uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso birafungana. Iyo aba ari ibumoso gusa hatumye habaho ifungana, twari kuvuga ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Yaba ari iburyo tukavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, ariko mu mpande zose hateje ifungana. Kino cyapa bundi gihe bisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Ese mwa bino bisubizo bine baduhaye hari icyo ubonye hano cyanditseho ifungana ry'umuhanda? Ntacyo. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri hano ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero D, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro. Ryari igihe feri idakora neza babwita, iravuga ngo feri y'urugendo. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo feri yo gutabara. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ibi mwese mumaze kubimenyera. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashaka ngo A ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, B ntabwo araba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Ese ni ubuhe buryo bukoreshwa? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo. Uwo munsi bakunda kubazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu aba ari ingenzi kugikosora kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona comment z'abantu benshi bavuye gukora bagakora rimwe. Abenshi tuba twarabigishije mu buryo bwa online. Nawe rero uri kure ubona bitagukundira ngo biboneke, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo ujye ubona umwanya wo kuza kwiga mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Kaduha amasaha abonekaho ku munsi, ukambwira ati ngiye mboneka saa 2 z'ijoro. Saa 2 z'ijoro zaba zikigera, twandika ahantu, tukandika n'amasaha ubonekaho ku munsi, yageragera tugahita tuguhamagara tukakwigisha. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26 tubibafashemo. Ndakeka ko hano mwamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ese waramaze guhitamo C, feri yo gutabara? Mwibutsa ko uri gukosora kino kizame ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma. Kazaguteguraho isomo kugira ngo nugerwaho uzakorere mwihita utsinda. Ariko iyo ufite igihe gito, ufite umunsi umwe, ufite amasaha, uba wanyandikira cyangwa ukampamagara nkaba nahita ngutegura agasomo nkakaguhereza kuri WhatsApp, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo rero C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura amazi, udahanagura kirahuri. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri. Igiso cy'ukuri ni C, 1. Hari n'ibinyabiziga muzabona bifite uturenze 1, ariko hano ntabwo bavuze ngo gitegetswe, bavuze ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe nibura. Mu cyongereza ni nkuko bavuga at least 1, byibuze 1. Uba wanaturenza kiba gifite nka 2 cyangwa tungahe, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite 1. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9. Kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Bino bipimo ikintu nabikubwira mbere ni uko tunabisoma kino kibazo, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, cyangwa bafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero. Ntibizakugore. A batubwiye ngo metero 2 na santimetero 10, B baratubwiye ngo metero 2 na santimetero 50, C baratubwiye ngo metero 3, D baratubwiye ngo metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Bashobora kuvuga ngo A metero 2 n'ibice 10, cyangwa n'igice kimwe, murabizi zeri iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Cyangwa akavuga ngo
metero ebyiri n'ibice 50 cyangwa n'ibice 5 byose aba ari kimwe. Murabizi zero iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Se bakavuga ngo metero 3 de bakaba metero 2. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Ubonye biri kukugora ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkazaguteguraho isomo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero nibaramuka bahinduye ingero ntibizakugore, cyangwa se bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo santimetero 210, b santimetero 250, c santimetero 300, d santimetero 200. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Nibaramuka babihinduye ntibizakugore ngo kubera ko utabonye isomo ryo ku bintu bijyanye n'ingero. Ubonye urikeneye byandike muri comment, ndahita nditegura uhita uribonera ku gihe. Ariko uri hafi gukora ntibibe byakugora, n'ubu niba yajya kukikubaza bazakikubaza kimeze gutya. Biba ari ingenzi kuba wagifata igisozo cy'ukuri. Wabona utari kucyumva neza ukanyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko ramaze kugihitamo, ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Kuva ku butaka ayiraho ngo santimetero 30, beka ngo santimetero 40, seka ngo santimetero 50, deka ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni b santimetero 40. Ese uramaze guhitamo b? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Nikiramuka kigarutse kimeze gutya uhita uhitamo b santimetero 40 uhita ugikora. Murabizi intego yacu no kubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Buriya nicyo kintu cya mbere kidushimisha. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Hehe? Araba ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ese umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda umeze ute? Ni wa muhanda iyo wamaze kuyinjiramo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo. Ntabwo wemerewe kuba urimo gukate ngo usubire inyuma, ntabwo baba byemeye guhindura icyerekezo. Ikindi iyo uvuyemo ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo cyangwa umuhanda ushobora guhindura icyerekezo, haba hari icyapa kiburira cya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara kikubwira ko wageze mu muhanda noneho ubisikanirwamo. Ndakeka ko inzira y'icyerekezo kimwe uyimenye. Beka ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Ese b urayumvishe? Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igisubizo cyanya cyo mu gihe kuri d yacu bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ibi byo mumaze kubimenya ntabwo nzongera no kubisubiramo. Yavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, washatse kuvuga ngo a ntabwo ari igisozo cy'ukuri, b ntabwo ari igisozo cy'ukuri ndetse na c ntabwo ari igisubizo cyanya cyo. None hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hari umuntu wampamagaye arambwira ngo yawe yatangiye kwiga amategeko y'umuhanda akajya akosora kino kizame ngo ari kubikora nk'imikiro ngo abagiye gukora ngo none ngo yakoze rimwe. Ibibazo biragaruka n'ubundi nujya gukora ni bino bibazo bari buze kuguha, wenda bashobora kubihinduranya. Niyo mpamvu busabwa kubona ku bizame bigiye bitandukanye byakozwe ku minsi itandukanye, ariko ibibazo n'ubundi babaza ni ibi ngibi. Iyo ubikosoye neza wagira ikibazo ukampamagara nkagusobanurira. Wabona hari isomo ukeneye ukagendika muri comment tukari guhereza. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko hano mwamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ndatekereza ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri,
yavugaga ngo mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ndetse na B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Byombi ni ibisubizo by'ukuri. Iyo wahisemo igiso cy'ukuri rero, iyo wahisemo nka A gusa, hari umuntu wigeze kumbaza ese nta n'igice baguha? A iba ari igiso cy'ukuri ariko yo baguha 0. B iba ari igiso cy'ukuri iyo wahisemo ariko baguha 0, kuko uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byose biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ikindi, hari umuntu wambajije ngo ese nta n'igice baguha? Ni sisiteme iba iri kugosora, iyo utagikoze ntabwo bamenya ngo ese ngo wari washyizeho iki, baba barayibwiye ukuntu igomba gukosora, bahita baguha 0, ari amanota ubona nta bice biba birimo. Hari umuntu rero wambazaga ngo ese ngo iyo wahisemo A ngo n'ubundi ngo ko iraba ari igiso cy'ukuri ngo nta n'igice baguha? Ni sisiteme iri kugosora, iyo utagikoze aba ari 0. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagisanga, ariko ntibikurikizwa cyangwa ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba bahagaritse imodoka ni igihe cya nijoro, hari ukuntu iragaragazwa kuko hari ukuntu ishobora kubangamira ibindi binyabiziga imigendere isanzwe yabyo, mu gihe abayobozi baza bayisanga wenda bayihagaritse batabibonye. Icyo nicyo bari bashatse kuvuga, ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo baba babihagaritse ntabwo bitegetswe kuba biri kugira ibiri kubyerekana. Ese ni bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo velomoteri, mbega ngo pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bahagaritse velomoteri ntabwo ari ngombwa ngo irangirwe kure ngo hakiri kare ngo ku bandi bayobozi bari kuza bayisanga, kuko n'ubundi birafata akanya gatoya, ntabwo yatuma hari ikintu kiba kidasanzwe ku migendere isanzwe y'ibinyabiziga. N'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande iyo bayihagaritse ntabwo ari ngombwa ngo igire ibintu biyigaragaza cyane. Rero kuko n'ubundi birafata akanya gatoya ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo C. Ndakeka ko kiramutse kize mu kizamura kura mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, B ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ibyo byose muhaze kubimenyera, ntabwo nzongera no kubisubiramo mu kizame. Nzajya mbivuga rimwe mu kizame. Iyo uvuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, mwese murabizi icyo baba bashatse kuvuga. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, neza kino kibazo barakibaza kimeze gutya, bagahinduramo akantu gatoya ugasanga urakishe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko se kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ubusanzwe byari B, iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70, ariko bagiye bafata metero 2 n'ibice 70 barabihindura bandikaho metero 2 n'ibice 50. Ushobora kuba waramenyeye ngo bari B ukaba wari wayihisemo ukaba urakishe. Ugomba kujya witegereza neza ugakosora ikizame, ariko uri kugerageza no kumva icyo kibazo udasa nk'umuntu uri kukiboroka. Niyo mpamvu gukosora buriya ikizame aba ari byiza kuruta uko wajya mu bitaro bukirirwa uri gusoma, kuko iyo uri gukosora ikizame ikibazo kikakunanira, iyo kigarutse mu kanya ntabwo cyakunanira, ariko mu gitabo ushobora kujyamo ugasa nk'aho uri kubiboroka. Niyo mpamvu aba ari ingenzi gukosora ikizame kiba cyakozwe. Rero hano igiso cy'ukuri kikunda kuba ari B, iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Hano bavuze n'ibice 50, niyo mpamvu twahisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mumenye impamvu
niba mukeneye ko ibibazo byose bitari igisubizo nzajya mbikora gutya, mubyandike muri komenti ndazisoma ndebe ubusabe bwanyu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa burenga kuri buri mitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine ni arava ngo toni 24, mbega ngo toni 10, seka ngo toni 16, deka ngo toni 53. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni a toni 24. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni aravuga ngo toni 10, mbeka ngo toni 12, se ikavuga ngo iki, seka ngo toni 15, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, ibibazo biragaruka. Ubonye ikibazo kikunaniye twita ufata igiso cy'ukuri, nubona utari kugisobanukirwa umuhamagare ngusobanurire serivisi abari ubuntu. Ni kuri 078 935 16 26. Ushobora no kumpamagara ugiye gukora ukanangisha inama, nkaba nakugira n'ibyo nkubwira, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko ikintu busabwa cya mbere no gukosora ikizame cyakozwe ukaniga ari amasomo tuba twabashyiriyeho, kugira ngo ujye uyabona ku gihe. Jya aho hantu handitse subscribe uhakande. Numara kuhakanda ikintu cyose nshyira kuri YouTube channel aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe, uzajya uhita ukibonera ku gihe. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya umuvuduko ntarengwa ku modoka zifite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni araba ngo kilometero 70 mu saha, beka ngo kilometero 40 mu saha, seka ngo kilometero 25 mu saha, deka ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 25 mu saha. Niba ramuka babihinduye uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Mbona hari ikibazo bakunda kubaza kimeze gutya, ariko kiriya 25 bakazihindura, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigeho ikibazo, ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ikibazo cya 17 kibaza ngo ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa, urikona bari kuhaganirira, ugiye kubanyuraho, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri gucana mwaho muhanda, ese niye myitware myiza uba wagira? Araba ngo itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara, beka ngo ihute urenge aho abo bana bari, sega ngo komeza ugume kuri uwo murongo munini, de ikavuga ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ikintu uba ugomba gukora, iyi myitware myiza uba wagira usanze abana bari kugana impande y'inzira nyabagendwa, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a itonde witegereze, nibiba ngombwa ubaburire. Ushobora kubaburira uri kuvuza ihoni, unitegure kuba wahagarara mu gihe wenda umwana ashatse kuba yajya nko mu muhanda, unitegura kuba wahagarara. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero a, ndakeka ko ramuzwe yandika gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Araba ngo kumushyira ku nkengero y'umuhanda, beka ngo kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Seka ngo gusaba uwakomeretse kunyeganyeza iki ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira, deka ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje, ukaba wamuha ji, ukaba wamuha amazi. Ese hano uba wakora iki? Niye myitware myiza wagira ugeze ahabereye impanuka? Ndakeka ko hano wamaze guhita imizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro.
hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga. No guhamagara ababishinzwe, ugahamagara imbangukiragutabara, ugahamagara n'abapolisi. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda agenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni aravuga ngo toni 20, B ngo toni 16, C ngo toni 12, D ngo toni 10. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12. Ese aramuzwe guhitamo C? Ese aramuzwe kuyandika ku papuro? Ndakeka ko aramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi cyabazaga ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Iyo bavuze kumunyuraho hari igihe mutabimenya, ariko umuntu yavuga kudepasa mugahita mubimenya. Iryo tara riba risute rero. Aravuga ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C ngo umweru, D ngo umutuku. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara ukoresha uri kwerekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kugutepasa riba rigomba kuba rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Ukeneye ko hari ikintu kinkwigisha, cyandika muri comment. Ukeneye ko uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame uri kugikosora, mpamagara nkusobanurire serivisi aba ari ubuntu. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo aho waba uri hose mu gihugu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Wibuke gukanda subscribe niba ukereze gukora rimwe ku kizame cyose ndashyiraho. Uragira tukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe gusharinga link. Kira kibazo ndi gupostinga kugira ngo ugire tukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.